isuka ibyo udafite atari ibyawe, ahubwo nuko igihe kiba ikitarabasha kuba cyagera. Muribuka neza episode yacu ya gatatu yarangiye dusize umusore wacu bari kuba bamuhiga rwose, hari ikimama kiri kuba icyamwirukaho nuko guko icyari kibasha kuba kingana niko kuba cyagera ahangaha kivuga ati munshakire uriya musore ati ndamushaka, ati ndashaka kuba inashyingiranwa nawe rwose. Ese uyu mugore we yarabashije kuba yabizamo gute? Ese ahangaha ubundi kubera iki twari twabashije kuba twahisanga? Ndetse ahangaha muribuka ko umukobwa wacu we yari ari kumwe n'umusore wacu ndetse ahangaha niko kuba yamusunika aramubwira atari ku bundi kubera icyo abantu bose bari bamajije kuba bagenda, atari ku kabukiba wari wamfatiranye, ati se urashaka kuba wamfatirana ngo nuko nta mbaraga mfite? Ati ntabwo byakunda rwose. Mwibuke neza ahangaha yakuruye uyu mukobwa, ndetse mwibuke neza uyu mukobwa ari kuba bari kumwangani nawe yari yabashije kuba yaza kuba yashaka ahangaha bamaze kuba bagenda. Umusore yatangiye kuba yagerageza kuba yasobanurira uyu mukobwa uko byose byabashije kuba ibyatangira kugira yisange aha hantu yari ari. Ndetse muribuka neza ibyatangiye umusore bari kuba bamubwira ko umukobwa yakunze imyaka ishije ndetse 18 yose ari we babashije kuba bamuha amakuru ko aherereye muri iyi nyubako ndetse kuri floor ya 3. Ndetse umusore wacu ibyo kuba yajya kuba yareba mama wiwe ngo ajye kureba umukobwa yamuteganyirije cyangwa se yabashije kuba yamufatiraho irembo, yahise abasha kuba yabireka niko kuba yakisanga ahangaha. Ndetse niba ari abasekirite batangiye kuba bamuhagarika bamaze ati uravaho ukajya he? Ati we ko tutakuzi. Umusore niko gutangira kuba yabibwira ndetse ababwire ko aje kuba yashaka umugore wiwe cyangwa se yashaka sheri wiwe ngo abashe kuba yakuzuza isezerano. Abasore nabo bakomeje bamubwira ko atagomba kuba ari ahangaha kuko aba agomba kuba ari abahari. Ati ni inshuti z'umukobwa ugiye kuba wahakorera isabukuru, ati nidusanga uri kuba watubeshya cyangwa waduha ibinyoma, ati turaza kuba twagusohora nabi. Umusore wacu niko kuba yababwira ati njye ntabwo ndi kuba nababeshya, ati naje kuba nashaka ati umugore wanjye rwose ngo nuzuze isezerano ry'imyaka 18. Ndetse niko kuba yababwira izina rya kampani yabo, arababwira ati ni njyewe CEO ati w'iyo kampani mbashije kuba inababwira. Abasore niko kuba batangira kuba bakikanga kumva ko uyu musore wari uri ahangaha ari we CEO wa kampani ya mbere hano mu gihugu. Batangiye kuba bamubwira ati ndakwinginze tegereza hano nyakubahwa akanya gatoya, ati ndaje mpamagare Miss wacu aze abashe kuba yakureba. Ese koko abasore umukobwa bari bagiye kuba bahamagara ari we niwe koko bari bagiye kubasha kuba bahamagara? Umusore wacu nawe yasigaye ahangaha mu mutima yivugisha ati nyuma y'imyaka 18 ati sheri wanjye naye naramubuze, ati ariko none muri aka kanya ati ngiye kuba inakuzuza isezerano. Kumva umusore yahagaze akiri gutekerezaho nibwo mabuku wacu yazaga arangije atangira kuba yamufata aramubwira ati sheri ati ndahangaha rwose, ati ndi hano ku bwawe, ati se kuko ati urashaka kuba washyingiranwa nanjye? Ahangaha niko yajyaga gufata umwanya ngo abashe kuba yahindukira niko kuba yareba neza. Ikumbe mabuku yari yabashije kuba yabyivangamo rwose. Ahangaha yari ari kuba yabwira umusore ati darling, ati ndahangaha rwose, ati se uturaseri urashaka kuba wambera umugabo? Ati mbega umusore mwiza, ati nanjye nahoze nkwifuza rwose, ati singiye warota, ati wemeye kuba wambera umugabo? Ahangaha we ibyari byamaze kuba byamucanga rwose, ari kuba yareba avuga ati se ati noneho ibingibi ndaza kuba inabicika gute? Ati ibingibi ati ndaza kuba nabinyuramo gute? Umusore nawe nk'umunyamitwe wese yatangiye kwambwira ati umara rwose, ati ndahangaha kandi ndahari kuhaguma ntaho ndi bubashe kuba najya, ati ahubwo ati ngiye kuba nagukorera icyo bita big surprise. Mabuko nawe ati yego rwose sheri, ati ntabwo wakumva ukuntu nari maze iminsi nkutegereje, ati none ndakubonye. Niko kwambwira ati rero huma gatoya, ati mbashe kuba inagira two mbasha kuba inakikorera muri aka kanya. Mabuko nawe ku cyizere cyinshi niko kuba yahumiriza ategereje ko umusore abasha kuba yamusoma
umusore niko kuba yabwakava aho ngaho. Mabuku niko kuba yabwira abasore biwe ati ese mwebwe mutegereje iki? Ati ko mutari kumwirukaho, ati ngo mubashe kuba mwamufata. Abasore nabo niko kuba bava aho ngaho batsina ikirenge, ndetse umusore ni Inkuru yabashaga kuba yaganirira umukobwa wacu iwe kumva ibyo ari kuba yamubwira. Iwe mbanza nta kintu ari kubasha kuba yatoramo. Nawe yatangiye kuhambwira ati se, ati niyo mpamvu uri ahangaha? Ati ibyo ngibyo se ndi kubasha kuba nabyumva neza. Ati mbwira impamvu uri ahangaha. Ati rwose ni ukuri. Ati niyo mpamvu ndi ahangaha. Iwe niko kuba yamubaza ati se, si wari wambwiye ko ukora shift ya kumugoroba? Ati gute waba wageze aha hantu? Umusore ari kumva neza, yumva Mabuku n'abagabo be baje, aramubwira ati niko kanya ngo tube itwava ahangaha, ndabona utari kubasha kuba wakemera ibyo ndi kuba nagusobanurira. Iri niko kuba yakurura iwe. Barangije bariruka babasha kuba bahindura aho bari bishe, cyangwa se bava aho bari bashaka ahandi hantu bagomba kuba bakihisha. Bibutsa ko iyi turi kubasha kuba twareba episode ya 4, ndetse mbasaba ko mwadukorera subscribe ku batarayikora, mujye no muri comment mubasha kuba mwatubwira ko muri kuba mwakumva inkuru yacu nibasha kuba yabashimisha. Muze kuba mwadushyiramo imitima muri comment, ndetse mubasha kuba mwatanga n'igitekerezo, ndetse nibasha kuba mwakunda inkuru yacu cyane, mushobora kuba mwadukandira kuri like, ndetse no kuba mwadufasha gukora share ku bantu banyu. Ibara kwereka Mabuku nawe yabashije kuba yagera hano, niko kuza ahamagara ati Li, ati ndabizi urahanga rwose, ati vamo mbashe kuba nakubona. Ndetse yaje yegera ahangaha, mwibuke neza ari iwacu ndetse na Yuwe nabo baherereye muri izi zone, cyangwa se bahereye muri izi karitsiye. Ese Mabuku we noneho araza kuba yamukizwa n'iki? Araza kuba yamubwira iki? Ari we wamutumye abasore biwe ngo arashaka kuba yashyingiranwa nawe. Ese Mabuku we kuba yakunda kari agasore bihuriye he n'inkuru yacu, cyangwa se biri kuba ibyahurira he n'inkuru yacu turi kuba itwareba? Ikomba umusore n'umukobwa nabo bari baherereye muri imwe muri toilette zarimo ahangaha. Mabuku nawe niko kuza akomeza avuga ati ndabizi rwose kuri ahangaha, ati va mu bwisho mbashe kuba nakubona. Ete se wowe, ati wanshakaga? Kumbe kayiwe ko amasaka yari yakishe katangiye kuba ikakisekera, kavuga ati ndaza kuba nareba ukuntu uri buze kuba iwacikuye umugore wabashije kuba iwabeshya. Ikumbe Mabuku nawe yaje aririmba avuga ati urihe? Ati urihe, ndashaka kukubona mukunzi. Umusore na wanga yatangiye kuba yabwira kayo ati se, ati wamfashije kuva muri aya mage n'amaza? Iwe niko kuba yambwira ati ndakwinginze nawe, ati mvanaho ubwo busutwa, ati nutanyiginga, ati nta kintu mbasha kuba nagufasha. Ikumva umusore ari nawe yakomeje kubona nta kintu ari bubasha kuba yabikora. Arangije niko kuba yabwira umukobwa ati ndakwinginze. Ubwo Mabuku nawe yari yageze ku muryango, aramubwira ati fungura, ati ndabizi urimo ahangaha, ati kandi ngomba kuba nagucyura mu rugo. Ahangaha iwe yatangiye kuba yambwira ati hagarika kuba wamekinga urwo rusaka imbere y'umuryango, ati cyangwa nze kuba nahamagara polisi. Kumva ka Mabuku kumva neza umukobwa arakabwira ati nukomeza kuba wansakuriza cyangwa se wagerageza kuba wambangamira, ati uraza kuba wabihanirwa. Mabuku niko kuba yambwira ati byibagirwe, ati ntago biza kuba ibyakongera. Mabuku nuko nguko yatanze amahoro, arangije abasha kuba yagenda. Ndetse cyari cyo gihe nako hanya ngo umusore wacu uri ndetse na Yuwe babashe kuba basohoka ahangaha, maze hakuba hakurikiraho umwanya wo kuba yamusobanurira neza impamvu yari ari ahangaha, kuko impamvu yari ari kuba yamuha ntiyari ari kubasha kuba yayumva. Umukobwa niko kuba yabwira umusore ati ndatekereza nta muntu uhari, ati tugomba kuba twagenda. Ikumbe bagiye kuba basohoka, mama w'umusore nawe yari arimo yikatisa aho ngaho, yarimo yikatisa muri karitsiye, ari kuba yavuga ati se umwana wanjye ari hehe? Ikumbe akibaza Yuwe ikiri kuba cyamukanga ku buryo yihuse agaruka. Yuwe niko kuba yahita yirukanka, arangije amukubita urukisitu. Arangije niko kuba yasoma umuhungu ahangaha rwose. Yari ahangaha we yari yumiwe yatangaye. Ikumbe ntiyarazi ko umukobwa abashije kuba yabona mama w'umusore
mama w'umusore nawe yaje avuga ati ariko abana b'iki gihe nabo ati ntago ari abizerwa, ati ntago ari abihanganirwa pe, ati umwana wanjye ndi kuba namuhamagara ntamfate telefone, ati kandi n'umukobwa ari iwe ndi kuba namuhamagara rwose ntafate telefone kugira ngo yari ahagaze ariyumvira, ati ariko kubera ikindi kuba nakumva perfume umuhungu wanjye ari akunda kuba yakipuriza, ataha umuhungu wanjye ati ntaranga akaba ahubwo ari kuba yanyihisha. Mama nawe nk'umunyabwenge yatangiye kuba yakumva neza ndetse atangira kuba yakora icyo bita search information cyangwa se kuba yashakisha amakuru ku gihe icyo ari cyo cyose. Kumbe yatangiye kuba yahengereza munsi yari aho yari ahagaze, arangije avuga ati ndatekereza ziriya nkweto ari z'umukazana wanjye we yahoze yambaye rwose, ati se we n'umuhungu wanjye ati baba bari gukora curubaro, ati se ati baba bari mu biki, ati ariko abana bo muri iyi minsi rwose ati ngiye bakomeje kuba bantangaza cyane. Mama niko kuba yahaguruka ari kuba yakora agatwenge avuga ati yes, ati byabaye, ati byakozwe, ati mu minsi mike ati nanjye ndaba ndi nyogokuru mfite umwuzukuru. Mama niko kuba yasubira yinyombokera aravuga ati ntaba ari ngewe kuba navangira abana bibereye mu mikino yabo, ati bitazambarwaho rwose. Mama amazije kuba yagenda, agakobwa niko kuba ikarekura iminwa y'abandi ariko kari kamaze kuba kayinyunguta rwose cyangwa se ikakora icyo bita kuyinyunyusa. Umusore iri nawe ahangaha yikozeho, agakobwa kamajije kuba ikarekura utunwa twe ari kuba yavuga ati se ibi ni ibiki byari biri kuba ibyambaho, ati cyangwa ndi kurota mpagaze cyangwa nkaba ndi kurota indi kugenda. Kumbe bamajije kuba bakora ibyo bakora, bamajije kuba bakisha abantu bamaze kuba bagenda, batangiye kuba basohokamo aho ngaho. Ariko agakobwa kacu rwose ikasohotse isoni zakarenze ndetse n'umusore wacu ahangaha ari kuba yakitegereza. Agakobwa katangiye kuba ikamubaza ati se biriya byose wabyishimiye? Ubwo byose byari bitewe n'uko umusore wacu yari amubajije ati se biriya byose byari iby'iki, ati kubera iki, ati wakoze biriya byose? Agakobwa niko kwa kambwira ati wibiremereza wana, ati se wibuka ko njye nawe twamajije kuba twakora deal ko ingomba kuba nagutabara muri uyu munsi? Umusore aramubwira ati ariko warengereye, wakoze byinshi birengereye, ati sinumvaga ko uri bumfashe mu buryo bumeze kuriya. Yewe niko kuba yabwira ari ahangaha ati biriyerega nabyo biri muri bimwe bibashije kuba bigize urukundo rwacu, ati si ubundi abantu bakundana badatomekana iminwa, ati buriya babaho, ati ngewe rero kuba nabikoze ati nta kintu na kimwe mbasha kuba nakicuza, ati ahubwo reka mbe najya mu rugo, ati nawe ndi butekereze uri buze kuba waza ukererewe. Umusore niko kuba yamureka aragenda, arangije niko kuba yavuga gusanga mama yari yaba arigereye ahangaha ategereje ko bose baza. Niko kuba yabaza ati mama, ati se uri gukora iki ahangaha? Mama niko kuba yasubiza umusore we aramubwira ati uzi uri kuba igwanura umujinya n'igihe nakagombye kuba ndi kubaza ahangaha, ati kubera icyo wabashije kuba wakohereza bari abagore cyangwa se ririya tsinda ry'abakobwa rikaza kuba iryateza akavumo hariya. Umusore niko kuba yabwira mama we ati mama ariko urabizi, ati njye sinashaka kuba nakora ubukwe n'undi muntu uwo ari we wese, ati kandi urabizi umukobwa ashaka kuba wankingira rwose, ati simwifuza sinigeze mukunda. Ndetse ahangaha umusore yakomeje atongana na mama we rwose. Mama ari kuba yamubwira ati nanjye nta wundi umukazana nshaka atari uriya mukobwa, ati nuramukuzanye undi ati nanjye uzahita umbura nka mama wawe rwose. Umusore niko kwabwira mama we ati ariko mama, ati hagarika kwangiriza igihe cyawe. Mama niko kwabwira umusore we ati rega ubundi aba mama tuba tuzi igikwiriye abahungu babo, ati cyangwa se abana babo, ati rero mwana wanjye, ati my son, ati wikumva ko ndi kubasha kuba inakubangamira. Umusore niko kwabwira mama we ati mama ese ntago warekera, ati ntago uri kubona ko uri kuba wakangiriza igihe cyawe? Mwibuke neza mama w'umusore we yamajije kuba yamenya uriya mukobwa yuwe uwo ari we kari umwe mu bagize igice cy'umuhungu we cy'ubuzima ari we yasezeranyije kuzamugira umugore. Ariko kugeza kuri uyu munsi wa none umusore wacu ntago we arabasha kuba yamenya ngo yuwe ni muntu nyabaki mu buzima bwe cyangwa se ni muntu wuhe. Ariko mama kuri uyu munsi wa none warabizi neza, niyo mpamvu aba yabyihoreye ndetse atabashije kuba yabyegereza umutima. Barakwereka ahangaha mu rugo
twasize umwe avuga ngo aratashye, undi araza kuba yamusanga mu rugo. Ntibwatinze bwarakeye, ndetse kari kubasha kuba kahamagara kavuga ati se, ati nabasha kuba inabona akazi muri kampani yanyu, ati biragaragara ko bosi wanyu tujya abasha kuba yakunda abagore cyangwa se yavugana n'abagore, ati rero ngiye ndaza kuba inaza muri interview cyangwa se mbe naza kuba natanga amakuru yanjye, ati nabasha kuba yanyemerera atazampa akazi, ati byo kwa mwambwira ngo ndakomeza kuba nakicara hano mu rugo, ati never, ati ntibyashoboka rwose, ati ngiye ngomba kuzakora, ati umugabo wanjye nkazajya imbasha kuba namwitaho igihe atabashije kuba afite ikintu na kimwe mu mufuka. Desi namwe mwumva agakobwa kari ahangaha, agakobwa bari bakise kayiwe, ndetse mwibuke neza aka gakobwa niko umusore wacu uri yabashije kuba yasezeranya mu bwana bwabo kazabasha kuba yakagira umugore ubwo bazaba bakuze. Ariko kuri uyu munsi wa none ntikarabasha kuba kamenya amakuru meza ko umusore bari kumwe ahangaha ari nawe boss cyangwa se CEO wa Chain Group cyangwa se Dijang Group, ari we nyiri boss cyangwa se ari we nyiri company ari kuba yashakamo akazi. Ese baraza kuba bahahurira? Ese araza kuba yamenya ko iyo company ari yiwe? Ikumbe kagiye kuba kasohoka kugera ahangaha kabashe kuba kahura n'umusore wacu ari we karamubwira ati ubu ngubu ngiye kuba inajya kuba nashaka akazi muri iri group. Umusore niko kuba akibwira ati iyo si company yanjye buriya ra, atari kureka mbe nabyihorera. Akayiwe niko kuba akambwira umusore ati ingomba kuba nashaka akazi, ati kuko njye nawe tugomba kuba itwabaho mu buzima bwiza kandi buryoheye amaso. Ati igihe rero utabashe kuba ugafite wowe, ati njye mbasha kuba inakwitaho. Umusore niko kuba yavuga ati ariko uzi koko ko umugore wanjye cyangwa se abantu bose bamfata nk'umuntu ukora mu kabari cyangwa se utanga inzoga mu waitress. Agakobwa niko kuba ikasohoka aho ngaho mu rugo gasiga umusore wacu ahagaze ari kuba yareba gutya, ari kuba yakibaza ati se ibi ngibi bizabasha kuba ibyarangira gute? Ati bizabasha kuba ibyaherera he? Ati gute ubundi umukobwa akomeza kuba yamfata ku nguku rwose? Ati njye ntabwo ndi kubasha kuba inabyumva neza. Ati ariko noneho, ati niba ntacyo ufite kuba nabikoraho, ati kanceceke niturize, ati kambe naceceka maze nduce ndumire. Ikumbe muri ako kanya yagombaga kuba yahamagara assistant wiwe, niko kuba yahamagara avuga ati ese assistant sa, ati wabura aho ngaho mu kazi? Ati ndashaka kubasha kuba iwankorera faveri, ati nshakira umuntu uri bubashe kuba yankorera akazi ngiye kuba nakubwira. Ikumbe bidatinze barakwereka agombaga kuba yaza muri interview ndetse akaza kuba yashaka akazi. Ahangaha batangiye kuba bahamagara ati Shinwei cyangwa se Yuwei, ati yaba hari? Agakobwa niko kuba kakinjira kavuga ati yego rwose ndahari, ati ngizi resume zanjye cyangwa se ibindanga byanjye. Kumba bagombaga kuba bamukoresha interview cyangwa se bamenya bimwe mu bimugize cyangwa se mu makuru ye. Nabo bari babukereye bahageze, niko gutangira kuba bambwira ati itangira utwibwira cyangwa se wivuga. Kumbe rwose ahangaha agakobwa katangiye kuba kakivuga kavuga ati rero, ati naje kuba nashaka akazi ahangaha, ati kandi nizere ko ndi bubashe kuba inakabona. Ikumba bari barimo bamukoresha interview nabo babiganiriyeho barangije baramubwira ati rero imyanya y'akazi ahangaha, ati yabashije kuba yashyira, ati kandi umwanya dusigaranye ahangaha ni umwe, ati ni uwo kuba waza ukaba wakora amasuku. Ati rero sinzi niba wabasha kuba wabyemera, ati twazabasha kuba twakenera umuntu ukora amasuku nabwo, ati tukazabasha kuba itwaguhamagara. Ikumbe bakimara kuba bavuga ibyo ngibyo, agakobwa kari kamaze kuba kafata inyambere ikarakaye karababwira ati nagatekereje cyangwa se nakibajije uwo mu boss wanyu ubundi ukuntu ameze cyangwa se uwo mu CEO, ati naho ubundi kampani yanyu rwose, ati ni uku nguku mumeze na CEO wanyu, ati ni uku nguku ameze, ati se nuko mufata abantu bose ibaje babagana, ati cyakoze, ati muratangaje. Kumva uwo nguwo nawe wari urimo mukoresha interview yari ari kunywa icyayi, arangije bararakaye aravuga ati gute watinyuka kuba
wavuga bosi wacu nabi gutyo. Agakobwa nako murabizi ntikoroshye, niko kuba kababwira ati ariko ubundi ati muzi umuntu muri kuba mwakanga mwebwe, ati njye ndi umugore wa bosi wanyu CEO wanyu, ati gute mwaba muri kuba imwamfata uku nguku. Kumbe muri ako kanya hari uwari urimo aza ndetse murabyibuka neza uyu nguyu niwe assistant sa yaje avuga ati se ati ni ibiki biri kuba ibyajya mbere ahangaha, ati ni ibiki biri kujya mbere ahangaha. Niko kuza begera arababwira ati ese sinatekerezaga ko ibyo kuba mwahayarenga abakozi cyangwa se mwashaka abakozi ati byarangiye. Wa musore wundi wari uri ahangaha niko ko yatangira kubabwira assistant sa amubwira ati se uri kubona byaba byarangiye gute, dufite umugore uri kuba wadutesha umutwe ahangaha ndetse uri kuba yakangana natwe, ndetse akavuga ko na CEO wacu adashobotse. Kumva assistant sa kureba ku ruhande yatangiye kubavuga ati young madam, ati se ni wowe ahangaha. Niko gutangira kuba yaseka, ndetse agakobwa nako karangije karaseka karamusoza karamubwira ati wite, ati se wite byawe. Kumva abasore bari kuba bakoresha inkumi n'abakobwa ahangaha interview batangiye kuba bakumirwa, baravuga ati se uyu yaba ari we mugore wa CEO wacu, ati noneho turapfuye. Agakobwa hano kayiwe niko gutangira kuba kababwira ati nahoze mbabwira mwanze kuba mwanyumva, ati ariko ibyo muri buze kuba mwahura nabyo ati muze kuba mwabyirengera rwose. Gutangira kubwira assistant sa ati sanga burya ni kuriya mwakira abantu baje babagana, ati bampaye serivisi mbi rwose, ati njye ntabwo nabashije kuba inayishimira. Assistant sa niko kubambwira ati wowe uri ahangaha, ati jya muri human resource vuba ahangaha, ati ube wafata umushahara wawe wose, ati ube wava ahangaha ugenda urirukanwe. Karabaye mama we, umukobwa yarabashe kuba yagera mu kazi, akigera amatangiye kuba yakirukanisha abakozi. Umusore ahangaha amabuku wacu wundi nawe yatangiye kuba yavuga ati rwose ati mungirire imbabazi, ati mungirire ikigongwe, ati ntago nari nzi ko ari umugore wa bosi wacu, ati se mwahushyemo disi umugabo. Nuko nguko bamutwaye biriya nibyo bita gutwara umuntu muri yombi. Assistant sa niko kuba yabwira nawe umugore ati nawe ugomba kuba wava ahangaha igitaraganya, ati va ahangaha rwose. Umugore nawe nuko nawe yagiye anyomboka. Assistant sa asigara ava ahangaha yihanganisha umukobwa amubwira ati erega byose biri buze kuba ibyagenda neza, ati kandi ndizera ko nta muntu uri bubashe kuba yakubangamira. Yewe niko kuba yatangira kuba yabwira assistant sa ati rero ngiye mu by'ukuri ati naje kuba inashaka akazi hano, ati utagira ngo hari ikindi cyabashije kuba icyanzana hano, ati ngiye naje kuba inashaka akazi, ati se ahubwo ati ndi buze kuba inakabona, ati kandi ndashaka kuba inatungura boss wanyu cyangwa se inatungura CEO wanyu. Umusore ahangaha nawe yakomeje yishimye ari kuba yavuga ati si umukobwa we noneho ati ndaza kuba namufasha iki. Ndetse ahangaha assistant sa yakomeje kwitegereza umukobwa arimo kuba yavuga, atangira kuba yatekereza avuga ati se uyu yaba ari we mukobwa ati CEO wacu cyangwa se boss wacu uriye duhamagaye ari kuba yambwira ngo mbe namushakira umwanya mbe namuha akazi. Atari kaba boss nabo ati ntabwo wamenya uko batekereza rwose, ati niyo mpamvu nagomba kubasha kuba inakivanga muri business ziwe. Ahangaha assistant sawe byakomeje kuba yakibaza byinshi, ndetse ari kuba yavuga ati se kubera iki boss yabashije kuba yabanza kuba yampamagara mbere y'uko uyu mukobwa abasha kuba yakinjira mwahangaha. Agakobwa nako niko kuba yakabwira ati ngaho rero ma ID yawe ndaza kuba inagufasha kugushakira akazi mahanga rwose. Umukobwa amaze kuba yamuha ID yiwe, assistant sa kureba neza ahangaha hari handitseho sinkshiwe. Kureba neza yatangiye kuba yakibaza ati se uyu mukobwa uri ahangaha ati yaba ari we umugore wa boss cyangwa se yaba ari we boss yakomeje ahera kare amamagara ambwira ko ngomba kuba inamushakira umwanya mahanga muri company. Ati se boss noneho atari gukina iyihe mikino, atari kaba boss b'iki gihe nabo ati ubu wasanga ari akana ari kuba yakitamirira mu bwihisho. Assistant sa niko kuba yakongera kuba yabaza bwa rimwe ati aramubaza ati se ni wewe janga yuwe. Umukobwa niko kuba yambwira ati ariko izina ryanjye ryakomeje kuba ibyaba ikibazo ahangaha. Assistant sa ahangaha byakomeje kuba byamucanga, aravuga ati bossi, ati bossi, ati niye mikino uri kubasha kuba wakina ahangaha. Agakobwa kayiwe nako
kari katuje rwose mbibuke neza, kari kamaze kuba kambwira ati ngewe ubundi ndashaka kuba inaba umujyanama wa CEO wanyu, ati nkajya mugira inama rwose y'ukuntu mwabasha kuba imwashyira abakozi ku murongo. Ahangaha assistance yakomeje kuba yakitegereza, aravuga ati ibingibi se noneho ati ndaza kuba nabimanaginga gute? Agakobwa kayiwe niko kwa kamaze ati se assistance ati hari ikibazo? Niko kwambwira ati reka rwose nta kibazo kiri ahangaha, ati ahubwo reka mbe najya kuba inagira ibyo nkurikirana. Kumbe barakwereka bidatinze assistance amaze kuba yamenya byose, yaje kuba yakicara ahangaha cyangwa se yaganira na boss wiwe ahangaha, ndetse yari kuba yamubwira ati namajije kuba nakuzuza byose, ati young madam wacu atari buze kuba yahabwa akazi ahangaha. Umusore wacu nawe niko kuba yamubaza ati rero ati ndakeka byose ubizi, ati ndetse urabizi ko mukobwa dukundana mu ibanga cyangwa se duteganya no kuzakora ubukwe, ati icyo nicyo ugomba kuba wakira imbere ukakimenya, ati rero mugomba kuba mwamufata neza ahangaha, ati ndetse mukamenya byose ko nta kibazo afite ahangaha muri kampani. Bigaragare ko umusore wacu nawe yari yamajije kuba yakunda kariya gakobwa kayiwe, ndetse mwibuke bagiye kuba babana kubera ukuntu mu miryango yabo bari kuba ibabatiriza kuba bakingirwa abantu badashaka, ndetse bose bahuye bahuje ikibazo, ndetse murabizi ko ngo abahuje imwe babasha kuba bakogana. Ikumba ahangaha umusore wacu uri umugongo watangiye kuba wagira ikibazo cyangwa se yagira ikibazo, niko kuba yatangira kuba yakikwaragura umubiri wose. Niko kubwira assistance ati se wamfasha ukaba wankorera massage ku mugongo wanjye. Assistance niko kuba yatangira kuba yamukoreraho riraka, akamubaza ati ahangaha. Umusore nawe ati yego rwose, ati naho ngaho, ati komeza, ati komereza aho ngaho. Ikumbe nyiragasozi wacu iwe kugera ahangaha rwose yasanze abagabo bari ahangaha ibishimanye, niko kuba yavuga ati oh my god, ati ibi ni ibiki mbashije kuba inabona. Umva umusore nawe kureba neza ari yabonye kayiwe imbere yako kari kuba kabareba, akavuga ati se aba bagabo noneho bari mu biki? Ati biriya ni ibiki bari kubasha kuba ibakora? Ati umugabo ku mugabo, ati biratangaje. Ikumbe karababonye gatekereza ko hari ibindi bari kubasha kuba bakora cyangwa se hari andi maco mabi barimo. Umusore niko kuba yahindukira, arangije arebye assistance abona muri inyuma, niko kuba yahaguruka vuba, arangije amusunikira ku ntebe, arangije atangira kwambwira ati boss, kubera icyo utari wambwiye ko dufite umukiriya w'umukobwa uri buze kuba yakinjira mwahangaha? Ati uza kuba wabimbwiye kare, ati njye sinari kuba naje rwose, ati nari kuba nagumye hanze umukobwa akabanza yakinjira. Ati se byari ngombwa kubasha kuba wantumira mu ibanga njyenyine tukabasha kuba twaganira kuri izi business? Kumbe cya assistance cyo cyari cyabashe kuba cyakumirwa, nticyari cyamenye zanga umusore wacu ari kuba yakina ahangaha. Kumbe riwe ntiyashakaga ko uyu mukobwa uri ahangaha ari we abasha kuba yamenya ko uyu musore ari we boss cyangwa se ari we CEO wa nyiri kampani. Ndetse mwibuke neza ko uyu mukobwa wacu yiwe uri ahangaha azi neza ko umusore wacu akora mu kabari, yewe ngo babita aba waitress cyangwa se abantu bazanira icyo kunywa, aba client. Umusore uri ahangaha sawe yakomeje yumva uyu musore ari kuba yamubwira, niko kuba umusore yamubwira ati njyewe ngiye no kuba navanga rwose, ati kandi niwongera kuba wankenera kandi uzi ko ufite abandi bari buze kuba bakinjiramo ahangaha, ati ntuzirirwe umpamagara, ati njyewe ndigendeye. Umusore niko kuba yaza ahangaha, arangije niko kuba yafata akaboko umugore wiwe cyangwa se umukobwa bari kuba bakundana, aramubwira ati sheri, ati reka tube twakivira ahangaha. Kumbe iki cyasigaye ahangaha cyumiwe kiri kuba cyakibaza se ni inkinamico y'iyi nyabaki, ati cyangwa ni imikino nyabaki boss ari kuba yakinira ahangaha? Ati njye sindabasha kuba inabyumva neza rwose. Barakwereka ahangaha rwose umusore wacu uri ndetse na yuwe baje birukanka, ndetse yari yakuruye yuwe amuzana ku rundi ruhande ahangaha. Umukobwa niko gutangira kuba yabaza ati ariko kubera ikindi kumva hari ikintu kitari kuba cyagenda neza ahangaha? Ati kubera iki nabonye uriya musore assistance
asa naho ari kuba yakwereka icyubahiro cyane cyangwa se yakubaha cyane. Rini kuko batangira kuvuga ati oh no, ati umukobwa ati we naza kuba yamenya ko ari ngiye boss wanga cyangwa se ari ngewe mukuru wa bwana mukubwa, ati biraza kuba byarangira gute, ati noneho gatanya ntari buyimo byihuse cyane. Umukobwa ni kuko yambwira ati nta mwanya dufite, ati tangira umbwire kandi umbwire uri kuba wambwiza ukuri. Ese nyuma na nyuma umusore agiye kuba yavugisha ukuri, agiye kuba yakerura, yaba yabwira umukobwa ukuri kw'ibyabaye byose. Umusore niko kuba yabwira umukobwa ati yego rwose ngiye kuba inakubwira byose, ati ngiye kuba inaguha ukuri muri aka kanya. Umukobwa niko kuba yambwira ati gira vuba vuba nkuteze amatwi, ati kandi nizere ko utari bubashe kuba iwantenguha ku byo ugiye kuba iwambwira. Umusore niko gutangira kuba yamubwira ati urabizi ko ngenda bodyguard cyangwa se mbasha kuba inakora akazi k'ubuwaitress, ati none se urumva gute inaba ndi umubosi wanga, ati se wowe ati nta kintu uri kubasha kuba wakegereza umutima cyangwa se watekereza cyane bikabasha kuba biri kuba byakubangamira. Imbibutse neza uyu mukobwa uri ahangaha we mama w'umusore wacu we yabashije kuba yamenya ko ari we mukobwa umusore we yahoze ategereje imyaka yose 18, ndetse ari nawe yabashije kuba yaha agakufe k'agace ndetse nawe agasigarana, kandi akabasha kuba yamusezeranya ko umunsi bazahura azabasha kuba yamugira umugore. Ariko kugeza kuri uyu munsi wa none uyu mukobwa wacu we ndetse n'uyu musore wacu uri, haba umukobwa haba ku ruhande rw'umusore, ntawe urabasha kuba yamenya ko uwo bari kumwe ari we mu bwana bwe bakundanye, ari we mu bwana bwe babashe kuba basangira akabisi n'agahiye. Se bantu muri kuba mwakurikirana inkuru cyangwa se muri kuba mwakitegereza inkuru, muri kuba mwabyumva gute? Ese uyu musore wacu uri arabasha kuba yabwira uyu mukobwa kuri, cyangwa se uyu mukobwa we kubera icyo atari kubasha kuba yabwiza ukuri umusore ngo babashe kuba babasha kuba bamenya amakuru bafite hagati yabo, icyo babasha kuba bayamaza? Ahubwo ahangaha bose baracyari mu rujijo, baracyagendera mu kigare cy'abantu, nta n'umwe uramenya uwo ari we. Ahangaha rwose bakomeje baganira, ndetse umukobwa ari kuba yamubaza ati se wowe n'uriya musore assistant sa, ati mwese murakundana, ati ngwino hano mbasha kuba inajya kuba nababariza icyarimwe, ndaza kuba namenya byose biri kuba byajya mbere hagati yanyu, ati gute wifata ugashaka kuba iwambeshya? Ahangaha rwose umukobwa wacu we byaramurakaje cyane, niko kuba yazana umusore we atangira kuba yabwira assistant sa, ati ibyo uri kuba wakora ntabwo ari sawa, ati abagabo ni babi, ati ariko abagore twebwe ati turi babi kurushaho, ati gute wafata umukozi nk'uyu nguyu ugukorera ukabasha kuba wamufata nabi bigeze hariya? Kumva ahangaha rwose umusore wacu assistant sa bari babashije kuba bamushyiraho icyaha. Umusore niko kuba yambwira ati wowe ndabizi wowe na master Lu cyangwa se na CEO Lu, ati murashaka kuzamfatirana, ati ariko nizere ko mutazongera kubasha kuba imwambangamira mu gihe cyazaza. Assistant sa we ahangaha yari yabashije kuba yakumirwa, ari kuba yakibaza ati se iyi seri noneho cyangwa se iyi movie iri kuba yabira ahangaha, ati ndaza kuba nayita gute? Umusore niko kubabwira sheri we ati hani ndatekereza niba nta kindi kibazo, ati njye nabasha kuba inakigendera nkava ahangaha. Umukobwa niko kuba yambwira ati yego rwose wowe wajya mu kazi kawe, ati genda cyafite byinshi ngomba kuba inaganiraho n'uyu musore uri ahangaha rwose wigize akari akajya he. Rini ko kuba yabwira assistant sa ati mpereza jacket, ati mpereza jacket rwose vuba, ati mbe nakivira ahangaha. Assistant sa niko kuba yahereza Rini jacket. Rini niko kuba yakegera inyuma arangije aramubwira ati ntubashe kuba wagirana amakuru na make, ubasha kuba wahuye umukobwa, ati ndakwinginze rwose uze kuba iwaceceka, atuze kuba iwabiceceka rwose. Umusore nuko nguko yavuye aho ngaho, umukobwa nawe niko gutangira kuba yazamura kamere ashyira telefone hasi rwose, niko kuza asatira umusore ahangaha. Assistant sa atangira kuba yamubwira ati rero ugatangira kuba wambwira byose biri kuba byajya mbere ahangaha ngo bimeze gute? Ati ubundi wowe nari cyangwa se nari umuri kuba mwapanga ibiki ahangaha? Assistant sa ahangaha niko kuba yatekereza ati umukobwa ari gushaka kuba yankuramo amakuru ya young master, ati se n'ibyaba ari byo, ati ariko nta kintu ari bubashe kuba yamenya,
ati nanjye nta kintu ndi bubashe kuba inama abwira rwose, ati mbega ukuntu bitangaje, ati niyo mpamvu CEO wacu ari kuba yakifata kuriya cya assistant sa niko kuba cyahaguruka kirangije kiramubwira ati madamu, ati ndakwinze nzicarire, ati carire bwa mbere, ati ndaje mbe nakubwira. Umukobwa nawe si we wifuzaga kuba umwunganizi wa CEO w'iyi company, niko kuba yakicara muri ya ntebe yicaramo CEO wacu ari we umugabo we Yari, akaba n'umusore wamukunze mu bwana bwe. Ikumbanga rwose igisore cya assistant sa cyari icyana cyiza, icyatangiye kuba cyavuganira boss wacyo kivuga ati rwose amakuru ushaka kuba wamenya kuri boss, ati nta cyasha na kimwe gihari, ati nta kibazo na kimwe rwose, ati ejo ahangaha, ati ni umugabo mwiza, ati ntajya mu bagore. Agakobwa niko kambwira ati hagarika kuba wakitinga gutyo wa muswa we, ati wirengere uwo muswa w'umubosi, ati ngenda muzi kajya mu bagore. Kumbe hano agakobwa kayiwe ntago kari kubasha kuba kakumva uburyo ki uyu musore ari kubasha kuba yarengera bosi wiwe. Yarakomeje aravuga ati mwese n'ubundi muri abagabo, ati mwambara amapantaro rwose, ati kuba wambeshya rero, ati nta gitangaza kirimo, ati ubundi gute nabashije kuba inakwizera ko ari wowe wari ubashe kuba iwama amakuru. Kumbe hano na assistant sa yari ari kuba yavuga ati uyu mukobwa ubundi atari kumbaza iki, ati we rero nari bari kuba badukinira ahubwo twebwe turi ibikinisho byabo, ati babashe kuba batwifatira, ati se ubu ngubu ari gutekereza ngewe ndi ikigoryi cyo kuba namubwira amakuru yose, ati ntari bubashe kuba yabona rwose. Kumba agakobwa nako ahangaha umutima ntiwari uri hamwe, ndetse kari kuba ikatekereza ibintu byinshi. Karavuga ati ariko ubundi kubera iki nabashije kuba inagwa mu mutego w'aba ngaba bombi, umusore ahangaha assistant sa w'isoni zari zamwishe. Agakobwa niko kwa kambwira ati reka tube twasohoka, ati ndabona kuba naguma ahangaha, ati nta kintu ndi kuhavana. Kumbe guhindukira assistant sa niko kuba yakubita ukuguru ku meza. Mbe assistant sa we n'agakobwa rwose bagombaga kuba bafata umwanzuro wo kuba basohoka bakava mu biro bya CEO wacu ari we Yari, ariko agakobwa ntago kari kabashije kuba ikabizi. Ikumbe kugera ahangaha ikarisatse karangije karavuga ati telefone yanjye, ati telefone yanjye mbashije kuba inayibagirirwa mu biro ibya CEO wanyu, ati rero ngomba kuba inasubira kuba nayitwara. Assistant sa niko kwambwira ati ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Umukobwa niko kwambwira ati rero genda, ati turaza sa kuba itwasubira. Inuko nguko assistant sa wacu yagiye, ndetse n'umukobwa wacu abasha kuba yagaruka muri office kuba yatora telefone yiwe. Ikumbe hari umukobwa wacu, mwibuke uyu mukobwa we bamwise Miya, yari ari ahangaha muri office rwose yabashije kuba yazana ikintu cyitwa uburozi. Se mwibuke uyu nguyu ni murumuna wa Yuwe, akaba ashaka kuba yaba ngo umugore wari rwose icyo atazi, ari kwivanga mu rukundo rw'abantu babiri babashije kuba bakikundanira bakiri abana. Dore ngo akiri kuba yaruga amazi yari ari aho ngaho, wa mukobwa wacu we arabasha kuba yamwinjirana amubaza ati Miya, ati ese uri kuba wakora cyangwa aho, ati aho ngaho waje kuba wahakora iki, ati ndatekereza uri kuba wagira umuntu uroga ahangaha, ati yaba ari ngewe uri kubasha kuba waroga. Ese intambara y'abavandimwe iraza kuba yarangira gute, iraza kuba yahirira he? Icyo usabwa ni ugukora subscribe tuzacikwa na episode izakurikira ngiyi, ndetse ujya no muri comment tubwire ko uri kubona inkuru yacu rwose nibasha kuba yagushimisha. Uze kuba wadushyiramo imitima myinshi muri comment, ndetse utange n'igitekerezo cy'uko uri kuba wayibona n'icyo wumva twahinduraho. Dusize umukobwa wacu abashije kuba yafata umukobwa mukuru we nako sori murumuna we Miya, ari kuba yaroga icyo kunywa ndetse kiri mu biro bya CEO wacu ari we Yari. Ese wowe uratekereza iyi nkuru y'abavandimwe izabasha kuba yarangira gute? Ese uyu mukobwa we araza kuba yateza abantu Miya ko yamufasha ari kuba yaroga icyo kunywa cyari kiri muri biro y'uyu musore wacu Yari, akaba ariyo CEO w'iyi company? Ese bizarangira Miya amenye ko umugabo ashaka kuba yatwara cyangwa se yakiba yakundanye na murumuna we nako sori na mukuru we kuva mu bwana bwabo kugeza kuri uyu munsi wa none bakuze? Kora subscribe tuzacikwa na episode ikurikira, ndetse tuzabonana mu y'ubutaha.